Ushinge mwami wane natwe muri byose no munsi. Droit Belaride Bera umugore wanje. You guys say wow. That's my boy. My boy. I'm your daddy. 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 How are you doing? Man? Man? Is that you? Is that you? Bro. Eddie. Ah ouais, bon, Man. Mungu waje. Anti mama. Mungu waje. I'm your dad. Daddy, Yaji, yo, everybody. I'm your dad. Turatandukanye. Hey, sweetie. Good man. Good. Sha, wawe. Oh, ni mlimo imana na kola kolika. Yes. Rugaza magari ya. Nika ndebe. Ajue lila. Wiji. Umva gushekera. Umva. Muze twifotoze rero tugende. Tukuru mwana kuzuba. Umwana ntago amenyereye ino. Amenyereye izuba. It's better than the last. It's a home I've never known, a place I know will last. For a lifetime of I love yous, 2 hearts, 1 beat. You whisper to me, be mine for a lifetime. It's the little things that make our hearts meet. It's like I can hardly breathe when you say my name. I know we've waited and we've prayed, and here we are for a lifetime. For a lifetime. Every day I swear I need you. With each glance I love you more and more. Our walls came crumbling down
Now hand in hand we soar for a lifetime of I love yous. Two hearts, one beat. You whisper to me, be mine for a lifetime. It's the little things that make our hearts meet. It's like I can hardly breathe when you say my name. I know we've waited and we've prayed, and here we are for a lifetime. nasanze naco nakora ntagufite ni wowe ufite isi yose mu kiganza cawe. Ngiye kukwita sape sape byakira ute? ntacyo bitwa umuntu wese yamamagara uko ashaka, wamamagara Chris, wamamagara Mutabazi, wamamagara ayindi bahita Taji, cyangwa iyo sakwe sakwe ntawe umutima wanjye ntwaye, cyangwa se Papa Good, cyangwa Papa Good marizina ry'umuhungu wanjye, cyangwa noneho ejo baho twireba bari kwita ngo Bella isoke nayo ni by'umugore wanjye nibyo bari mamagara ntaribi no kuri nimero nashyizeho Chris wa Bella. none zo si tubumwe twarasezeranye tuvuga ati nge nawe kuva no munsi tubaye umwe n'Imana irabyemeza n'abayobozi barabyemeza, ariko first of all twebwe tukabasha kugendera mu mitima yacu. Kubaho hari umuryango utabana, umuryango utabana umugabo nk'uko utabana, yes uri mu Rwanda, umugore ntahari, Australia n'umwana, ibyo bintu nta mbogamizi bizagira ku muryango wanyu? Bisaba kubyihanganira kandi bisaba no kwihangana cyane hagati yanjye n'umugore, ariko inzira z'Imana ni nyinshi. Vuba nga nzakwamagarize urebe ndi kwinjira hari imperekeje nsanzwe umuryango wanjye. Urabiteganya? Ubwo bivuze ko nihasubirayo muzajyana? Ibyo ndabitsimbye. Aya makuru ndayabimye. Umwana wawe agiye kuza, wamuteguriye iki? Umva numva aracyari uruhinja, ariko nyine agomba kubona ibyishimo bya se uko biba bimeze kose. So mbese ndishimye ngiye kubona umwana. Hari umuntu ushobora kwita atekereza ati umuntu ugiye kubona umwana bwa mbere ku nshuro ya mbere. Ubwo bivuze ko umugore wawe mwarabanye, akimara gutwita akagenda, yabyaye abyarirayo. Bivuze ko n'umwana ari umunyarwanda. Oya, umwana no kubera ko ise ari umunyarwanda, surumva haranyina yagumanye se ubwenegihugu, afite ubwenegihugu buhe? Australia. Papa we ni umunyarwanda, umwana wawe umuhungu ni umunya-Australia. Okay. Ibyo ngibyo ni bimwe twifuzaga kumenya no kuganira nawe mbere y'uko twakira Bella, uko twaje kumureba. Hari abantu benshi bahita bashaka kwibaza, baba bafite amatsiko menshi. Wenda nibiza gukunda muraza kutubwiraho gato ku rukundo rwanyu n'umwaka w'imyaka cyari ikibazo. Si ibibazo umugore arabarusha, ariko twazabipanga next gusa yabasubiza.
ariko nibyo tuzapanga next baraje arahari agenda aruhuke tubishakire umwanya wo yiteguye yaruhutse kuko ndabifite tugomba kubivuga kwa Mushumba narabivuze mbona abantu benshi bari ku baravuga nzabivuge gusa simbizi imana ibintu nyine nzaba ngiyemo niba ari bizima niba ari bibi nibi nose nibibihe ku ngubu wamaze kujya ku karubanda love story urumva ngubu wamaze kujya ku karubanda byararangiye nta n'ikindi kintu wakora ahubwo nyine nuko byarabaye itsoke ntari binzayivuga nayo nzagira muzo kuko turanayifite inarenze birenze oya hari umuntu utekereza ko avuga ati ni gute ubundi umugore mwahuriye urumva tubwiro gato basi ahantu mwahuriye oya nzabikubwira twaje kundeba nzabikubwira baje kundeba nzabikubwira baje kundeba birangiye rwose twingiye mu no kuri twaje gufata umugore n'umwana reka twishimiye none yo love story nayo tuzayipanga tuyipange kabisa turebe ibyo ari byo asante bro Chris tugusanze hano kuri airport n'ubundi gahunda ni yayi no kwakira gahunda no kwakira mbere umugore wanjye n'umuhungu wanjye imvura yanjye bari mumaze igihe kingana gute mu mutari kumwe 1 year wowe uba mu Rwanda we abahe ngimba mu Rwanda hano rwacu rw'imisozi igihumbi umugore wa Australia umwana afite igihe kingana gute umwana afite amezi muri ayo mezi 8 wamubonyeho cyangwa ni it's the first time no umunsi wa mbere ngiye kumubona sinzi nanjye ko ndi kwiyumva sinzi uko ndi kwiyumva kabisa idanje ariko mfite umunezero mwinshi madamu we umukumbuye cyane sobanura umwaka utari kumwe n'umuntu of course umukumbuye kabisa ndamukumbuye n'umutima wanjye wose mbese mwakanguye kabisa ko kubona famille yanjye twese twuzuye turi kumwe abantu bari basanzwe bakumenyereye garagaza akanyamuneza ariko biragaragara ko noneho bayiseriye cyane bashaka kunsaza kuko ni kuri nihorera ngiye mpora nisekera mpora nishimye kabisa nko muri ya video mbere umugore wanjye rwose wabonaga ko ni kuri amora abenshi tubana barabizi ni umuntu utapfa kurakara niyo wangira gute sinapfa kurakarira kabisa sinzi uko neza hari nuko ko nuko Imana yandemye so impamvu ngubu babanya ntabwo urarya ntabwo ndarya kwakira madamu n'umwana utararya teka mane ndetse ibintu byose ubu bigizuje ibiryo oya bigize utari oya nabyutse njya mu bukwe sako nambaye amakoti nagiye mu bukwe n'umushiti wanjye nahise mva mu bukwe mitanzanga araje kenshi wagiye umuvugaho abenshi bamuzi muri rya sengesho wateye sako mbere umugore wanjye uburyo abantu babyakiriye hano hanze uburyo abantu benshi babyakiriye mu buryo butandukanye imitima y'abantu iratandukanye umutima wanjye si wo wawe na mind yawe si yo yanjye ariko mu by'ukuri for myself mbyivuzeho njyewe ntacyo bintwaye kabisa I'm free with it ndi free kabisa nasenga kuriya namera gute naseka nakwishima ni mutabazi so barambwiye ngo aho bagiye ngo babara sizi impamvu wabazwa n'iki ni iki se cyakubabaje hadiye n'iki kirimo kivuga ngo nsuzugura Imana baza wo muri Imana yanjye Imana se ni papa ku Imana ni papa yutubana hanga mu rugo ku buryo nkora akantu gataga igahita ivuga ngo ubwo wite attention Imana ni nyembabazi Imana ni urukundo Imana ni mind set y'abantu dufite itandukanye na mind y'Imana man kenshi cyane hano bihuriye so ugafata Imana ngo utubuza n'ubuzima bwawe ngo utuvanga Imana ngo yakwanze Imana ngo yakura Imana iranyanga rero yandemye ikimaye umwuka n'uhumeka ndi muzima inyangira ikizigwa mu ntabwo Imana inyangira ngo so njye ntacyo bibaye
ririya sengesho hari abajya bavuga ngo ubundi gusenga umuntu aba agomba kubaha isengesho akubaha n'Imana, ariko rimwe na rimwe iyo usenze bamwe baraseka bakavuga ko harimo kutubaha umuremyi. nibyo maze kubisobanura nyine, ntaho bihuriye no kubaha Imana biriya. none se Imana itubuza kwishima? ndavuga ngo mwishime iteka. Of course. none se ko mushumba ajya atera blague afite za Bible aho ngaho afite ibi, nawe tuvuga ko yasuzugura Imana. So ntacyo bitwaye biriya men, ntacyo bitwaye, ariko ntabwo waza muri n'Imana kwanza. Nose muzi ko ari kuransenga buri munsi. Usanzwe usenga ute? Ndasenga nyine. Ubundi se hari umuntu ushobora kwibaza akavuga ati behind iriya ubundi kiriya gihe byari bimeze bite? Dusangize ku makuru y'ukuntu byagenze kugira ngo ujye gusenga kuriya byari bimeze bite? Buriya nyine nagusobanuriye, twari turi muri practice, twari dukoze igitaramo last night, twari turi muri practice zacu turi kwitegura, kubera ko nyine abantu benshi bamenyere nyine bakunda kwisekera, nsetsa abantu ati Chris nasenga tutangiye twato muri funny moment iteye ubwoba yo guseka, nawe yuza kuburimo nawe wandi wavuze ngo nsuzuma Imana ngo tutsi Imana, nawe yaza kuba arimo, nawe yari guseka nawe se yari kwishira ngo twasuzuma Imana. So ni kuri twari muri practice nyine baramwe usenge, ndasenga biza kuri tumbaza ukuntu byaje, nose bera yaje Imana nyine niyo ngo byaje kuri sakwe simbizi. Hari abantu benshi batangiye kwita sakwe byagira ute? Ntacyo bitwa umuntu wese yamamagara uko ashaka, wamamagara Chris, wamamagara Mutabazi, wamamagara ayindi bahita Taji, cyangwa iyo sakwe ntawe umutima wanjye ntwaye, cyangwa se Papa Good, cyangwa Papa Good izina ry'umuhungu wanjye, cyangwa noneho ejo baho twireba bari kwita ngo Bella isoke nayo ni by'umugore wanjye, nibyo bari mamagara ntaribi no kuri nimero nashyizeho Chris wa Bella. None uko si tubumwe twarasezeranye tuvuga ati nge nawe kuva uno munsi tubaye umwe n'Imana irabyemeza n'abayobozi barabyemeza, ariko first of all twebwe tukabasha kugenda mu mitima yacu. Kubaho hari umuryango utabana, umuryango utabana umugabo utabana, yes uri mu Rwanda, umugore ntahari, Australia n'umwana, ibyo bintu nta mbogamizi bizagira ku muryango wanyu? Ni ugusaba kubyihanganira kandi bisaba no kwihangana cyane hagati yanjye n'umugore, ariko inzira z'Imana ni nyinshi. vuba nga nzaguhamagara uze urebe ndi kwinjira hari imperekeje nsanzwe umuryango wanjye. Urabiteganya? Ubwo bivuze ko nihasubirayo muzajyana? Ibyo ndabitsimbye. Aya makuru ndayabizi. Umwana wawe agiye kuza, wamuteguriye iki? Urumva numva aracyari uruhinja, ariko nyine agomba kubona ibyishimo bya se uko byaba bimeze kose. So mbese ndishimye kuba ngiye kubona hari umuntu ushobora kwita atekereza ati umuntu ugiye kubona umwana bwa mbere ku nshuro ya mbere. Ubwo bivuze ko umugore wawe mwarabanye, akimara gutwita akagenda, yabyaye abyarirayo, bivuze ko n'umwana ari umunyarwanda. Oya, umwana no kubera ko ise ari umunyarwanda, surumva haranyina yagumanye se ubwenegihugu, afite ubwenegihugu buhe? Papa we ni umunyarwanda, umwana wawe umuhungu ni umunya-Australia. Okay. Ibyo ngibyo ni bimwe twifuzaga kumenya no kuganira nawe mbere y'uko twakira Bella, ubwo twaje kumureba. Hari abantu benshi bahita bashaka kwibaza, baba bafite amatsiko menshi. Wenda nibiza gukunda muraza kutubwiraho gato ku rukundo rwanyu no mwaka w'imyaka cyari ikibazo. Si ibibazo umugore arabarusha, ariko twazayipanga next gusa yabasubiza, ariko nibyo tuzayipanga next. Baraje arari agenda aruke, tubishakira umwanya wo kwiteguye yaruhutse, kuko ndabifite tugomba kubivuga. Kamushuma narabivuze, mbona abantu benshi bari ku barwa muzabivuge, gusa simbizi Imana ibintu nyine nzaba ngiyemo niba ari bizima niba ari bibi nose nibi bihe ku ngubu wamaze kujya ku karubanda. Love story. Urumva ngubu wamaze kujya ku karubanda byararangiye, nta n'ikindi kintu wakora.
ahubwo nyine nuko byarabaye itsoke ntari binzayivuga mene nzabwira muze kuko turanayifite inarenze birenze oya hari umuntu utekereza ko avuga ati ni gute ubundi umugore mwahuriye urumva tubwiro gato basi ahantu mwahuriye oya nzabikubwira twaje kundeba nzabikubwira baje kundeba nzabikubwira baje kundeba birangiye rwose twibye mu no kuri twaje gufata umugore n'umwana reke twishime none yo love story nayo tuzayipanga ewa tuyipange kabisa turebe ibyo ari byo asante bro kuri James cyangwa kuri ntabwo yari L'habitude. Oui, il m'en faut un pour doubler. Tu sais, je suis pas du bon côté quand il y a des camions. Doubler pour voir en face quand je me décale. Il n'y a pas de deux fois. André, tu vois, tu le sais. Ei, nossa, eu. Mas boa. Vamos ver aí. Que foi autorizado, Adri? Misuri. Hindukira. Traço washize. Hindukira muri yo kwa Chris. Uyu mwana yede yakuzaririmba ndombolo ya soda yakuzaririmba ndombolo babamwita bose bakamwita yede ikaze Asante sana. umeze ute Ndishimye mu mutima. Imana ni nkuru. wakoze live recording ya Rukundo byari bimeze bite? Yarakoze cyane, ni ibintu nimaze igihe ntegura kubera mu kwa 12 kumwaka ushize. Byari inzozi bitegura kwanga uko bizagena mu bitekerezo, nshaka baramye mu bitekerezo birakunda kugeza ubwo ijoro ryakeye byabaye impamo. So byagenze neza, twatangira ku gihe turangiza ku gihe kandi indirimbo twapanze gukora kwa 14 zose zirakorwa. Abanyamahanga barimbye indirimbo zabo enye collabos ebyiri byari byiza cyane urebye abantu bishimye feedback nabonye. Ikijyanye na attendance bakibonye abantu baje nifuzaga buzuye, so nicyo kintu nifuzaga. So gukora live recording nta bantu ufite ni ikibazo, ko ibintu ugiye gukora ni kubibaha. So rero ibintu uteguye ukabura abantu, ubwo ni nko gutegura ubukwe ukabura abantu kandi wateguye ibintu byiza byagukostinze. So rero ashima Imana ko yampaye abantu kandi nayo yabikoze. bivuze ko kanya agafaranga uri nako ahubwo ayo nasohoye ni menshi ngo iki ayo nasohoye ni menshi kuko abantu binjiyemo hariya nubwo bakuzura sare
iriya sare yose cyangwa bagasigara hanze. Nta nubwo bakwishyura sare udashyizemo umunyamahanga umwe. Nazanye babiri harimo minisiteri. Ni ibintu nyine njye nta inyungu zanjye no gukora nuko nakoze ibyo Imana ishaka kuruta kugira kinga amafaranga. Akamaro ka live recording ni aka? Ni experience ya mbere kuri njyewe kubona uri kuririmbira abantu bwo bwa mbere nanyimagaza imbere y'abantu ndirimba nta n'ubusenge namwe burantumiramo ngo ndirimbe iki cyane. Kumva ni ibintu bwa mbere nkoze nta na church ndajyamo mu bantu mengo nkanjye ngo ndirimbe. So nubwo bwa mbere perform imbere y'abantu benshi kandi nubwo bwa mbere nkoze nkanjye byimurana. So rero ndashimira byatumye ncika ubwoba nari mfite ubwoba ngitangira nibaza sa ndabigenza nenda bikora gute, ariko ndashima Imana kabisa ko nageze imbere nta bwoba nari kumwe na Mubogora yamfashije cyane mama courage mwete ibintu birakunda wowe wumve ko uri muri practice. So niko byagenze biragoye gukora indirimbo wihuta kandi ari live igihe bipfa mugasubiramo, ariko nandi manyi mutwe dusubiramo. So Imana yabikoze ndashima Imana kabisa. Hari umuntu ushobora kuhita akakanya yibaza ati Eddy Muramyi ubundi yaje ati ni muntu ki? Yangewe ndi umuramyi kuruta kuba umuhanzi, kubyo nkora mbikora nko kuramya Imana ko nta muramyi ujya hejuru y'uwaramye. So rero naje muri ubwo buryo rero nshaka kugaragaza icyo mfite mu buryo bwanjye. Ntabwo mfite experience nyinshi cyane, ariko niba Imana isiga abamarayika bakaza kumva abantu barabayiramya bikayinezeza, kandi abamarayika bazi kuririmba cyane. So ari Imana iba yadushyizemo ishaka ko dukora. So rero ndi umuntu uri hasi y'abandi bose kandi ushaka gukora icyo Imana ishaka. So ubone njyewe kuririmba wabitangiye cyane? Nabitangiye 19 mu kwa 12.